usigaye umuteruye yego ndagaterana kanagaheka yitwa ndetse yitwa ndagibagiwe ariko iryo w'Imana Keziya w'Imana Keziya ninde wari mwise Keziya ni mama w'Imana ni ngewe cyo nabana nicyo namutora hahandi yari yakubutse haragize hakize harakize hasigaye ni ku mubiri ariko nabyo uri kubona ko biri kugenda byuma kiri kugorana aya mata nyine ari kunywa ukabona ari kugenda yagarura ntabwo birimo biragenda gake gake biza genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire komeze gusuhuze nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose udukurikiye umunsi ku munsi nagushimiye cyane twasaba mu gakire ndi hano n'ubundi muri rwa rugendo rwanjye rwa buri munsi ndi kumwe na Jerry aho tukubwira ngo komeza kubana natwe ubushize mu minsi mike ishize nibwo twakoze inkuru y'umwana watawe muto cyane umwana w'uruhinja aza gutoragurwa n'umubyeyi ariko udafite ubushobozi dusubiye kureba ubuzima bwa wa mwana bumeze bute aho ari mu rugo nawe udukurikiye uri kureba iki kiganiro ufite kugira icyo ukora ko twasizeho nimero yo hejuru no hejuru y'iki kiganiro turaza kubasha gushyiraho nimero kugira ngo umuntu wese icyo afite ubushobozi afite ubashe gushyigikira uyu mwana ushyigikira uyu muziranenge kugira ngo ubuzima bwe nabwo bukomeze haracyari kurebwa icyakorwa turi kuganira ariko nanone reka dukurikirane turebe nyuma ya cya gihe ese mu rugo ubuzima bwe we abayeho ate hari byinshi akeneye ko yavuze ko yamutoye nta kintu kimwe yambaye ukeneye kumusura ntago bisaba ibyamirenge ntibisaba iki ushaka kuzana amata ushaka kuzana pampa ushaka no kuzana n'ikindi kintu wabona gishobora kumufasha uyu mwana ushaka kuzana imyenda ni byinshi kuko aracyari ku wamutoye nubwo adafite ubushobozi birashoboka ko ashobora kuzagira umufata wenda ufite ubushobozi abo bita abamarayika murinzi ariko mu gihe akiri hano reka tumusure uyu mubyeyi tumufashe kurera uyu muziranenge ko biri mu mugambi w'Imana kugira ngo uyu mwana azabe kandi azakore neza reka tujye mu rugo turaza kuganira byinshi tunarebe nyuma y'iminsi mike ishize ubuzima bw'umwana bumeze bute harya ni Kariza meze neza akana uragakunze yego usigaye umuteruye yego ndagaterana kanagaheka yitwa ndetse yitwa ndagibagiwe ariko iryo w'Imana Keziya w'Imana Keziya ninde wari mwise Keziya ni mama w'Imana ni ngewe zampamagaye kweri ngo nze tubanze tubukorera umunsi mukuru turye nyine ko byari nibyo kwita umwana izina rero ntabwo nzi nimero zawe ntabwo ajya arira ntabwo ajya yiriza uyu mwana arira gakeya ese ubu wamuhaye amata ayamuhaye ryari
nayamuhaye mu gitondo na mukanya. namukanya bamuhaye ujye ubwirwa n'iki ko ashonje se Ararira. usoze ko kumwuhagira Kumwagira ntabyo nzinze kumuhanagura. kumwambika pamperse wabishobora Nukuri. hariya ufite imyaka ingahe 8. 8 niyo ufite wabishobora hano rero turi kwa mama Kariza niho twari tuje kureba wa muziranenge ngo Kezi hariya niko mbwiye mwamwise Kezi y'Imana. hari abantu benshi bamwe na bamwe bagiye bampamagara ubwo wenda turaza kuganira na mama Kariza ndetse tunavugane n'ubuyobozi bw'umurenge kuko hari abantu bagiye bamushaka ba marayika murenzi bamwe na bamwe ariko muzi ko ari ibintu binyura mu nzira ariko mu gihe n'ubundi uyu mwana akiri hano mu gihe akiri atari yabona hajya hari byinshi akeneye natwe tuba tuje kumusura tugira ngo ikintu cyose waba ufite kibe gito ufasha mama Kariza kurera basi umuziranenge kumubonera amata pamperse zirahenze ibintu byose birahenze ibiciro byarazamutse mufashe uko ushoboye kose nimero ye ibiri hejuru y'ikiganiro wenda reka nawe tugiye kuganira mama Karicara hano hafi tuganire amakuru meze neza meza biragenda se n'umuziranenge wacu yego niki kiri kugorana se kuri we wenda kiri kugorana aya mata nyine ariko ukabona ari kugenda yagarura nta birimo biragenda gake biza ubwo haryo umuhama ayahe mata y'inyange yego kandi hari amata yagenewe abana nabonye bita Red de France ariko arahenda ushobora ubwo ubushobozi bwayo ushobora kuba wenda ntabwo ufite ariko ni Imana ntacyo kuva imurinze mufiteho umugambi mwiza nta kibazo ku ruhande rw'ubuyobozi barabizi nyuma ya cya gihe ntabwo bari mwongera kuvugana arampamagaye n'imibereho myiza araza kunsura anzanira pampegisi mbese ibikoresho byo kwifashisha by'umwana n'utwambaro duke haryo ubwo wenda uretse ko twagiye tuvuga ngo uramutse ubonye uburyo wenda ufashwamo waba umufite ariko nanone habonetse marayika murinzi yamutwara umwana n'uw'abayobozi ntabwo ari uwanjye nubwo mufite ntabwo ari uwanjye yego ni ukuba umufashije wenda ubuyobozi ndamufite nta kibazo nta n'icyo anteye yego ubona se muri ino minsi wenda uba umufite hakenewe nk'iki kugira ngo utizwe imbaraga wenda umwana abashe kuba yamera neza abana se ko bakenera byinshi bakeneye pampegisi twenda twiza yego imyenda se ntabwo urabona wenda uretse ko hatundi wambwiye baguhaye abantu nta yindi urabona hari umuntu waduhaye imyenda yo kwambara ariko nyine abakenewe n'indi kuko ntabwo bihagije agapuderi utuntu nk'utwo dutuma nyine umwana agira ubuzima bwiza atababuka twenda dushyushya cyane ko cyane ubundi umuntu yagakuye mu bukonje yego harya ubwo ubu nta kibazo na kimwe afite kijyanye n'ubuzima ndabona ntacyo ubona ubuzima bwe nta kibazo ndabona agahumeka neza akarira nk'abandi nta kibazo gafite ariko hari ibyari byabashije kuboneka amata umutaka w'umwana harya wamwise w'Imana Keziya ubu ntabwo harabasha gukomeza gukurikirana umuntu wamutaye ngo bamenye ari inde mama we ntabyo nzi biramutse bihari nazababwira ibyo ari byo byose ariko wenda reka dutegereze ko ubuyobozi wenda bubizi RIB yarabimenye polisi irabizi n'inzego z'ibanze zirabizi ubwo reka twizere ko navuganye n'ubuyobozi n'ubundi bwo ku murenge n'ubwo ku kagari bambwiye ko babirimo kandi
Imana ishimwe ko bizagenda neza cyane. Hari ukuntu wenda yo n'uburyo wamubonye mu uyu mwana, uburyo umufite mu minsi, harya umumaranye iminsi ngahe? Namufashe kuwa gatanu nijoro. Mu minsi umumaranye nabonye abantu batari bari kubivugaho rimwe ngo byagenze gutya na gutya. Mu minsi umumaranye abaturanyi cyangwa se abandi bantu hari abakwegera, hari abakuba hafi, baraza bagaterura abana b'abaturanyi. Ubona nyine ntacyo bibatwaye, nabo barishimye bagata umwana n'umuziranenge. N'uwavuga nabi uramureka kuko abantu bose ntago bakira ibibazo kimwe. Hari n'uwabibona akavuga ati ni umurengwe, ni imitwe. Hari n'ubuzi nyine uko ubuzima bumeze, abantu ntago dutekereza kimwe. Ubwo n'uwavuga nabi Imana amubabarira. Hari abantu bashobora kuba bivuga nabi kubera kuko wamutoye bakumva ko wenda ari izindi ndonke. Hari ababivuga? Ariko abo ngabo nyine nase bamubwira iki? Imana iramubabarira. None se bumvaga ko umwana utari kugira impuhwe? Ibi ni ibintu bikorwa n'abantu bakeya cyane, ariko ntago wabura amagambo yo ntiyabura. Na cya gihe turi gukora cya kiganiro burya narabyumvaga. Imitima iratandukanye, abantu bari kugenda bavuga ngo bashaka ko bamufasha, none barakize. Ikiza buriya ni uko wakwivugira kugira ngo uvuge mu matamatama. Mana yanjye we, umuntu utumwana nk'uyu biba bibabaje kwe, ariko ndi kumva ndi gususumira. Bafata impinja bashyira hano, bashyira hano ku kaboko, fasha gutya gutya, ushyira hano ku kaboko, kumva nyine araryamye nta kibazo, kumva akomeye. Mana yanjye we, uyu mwana azaba n'umuntu ukomeye cyane. Hari umuntu wampamagaye, hari abantu bamaze kumpamagara benshi bamushaka kandi bafite ubushobozi. Ubwo wenda icyo twakora no kuzamuhuza n'ubuyobozi kugira ngo wenda babashe kureba uburyo bamuha marayika murenzi binyuze mu buyobozi. Wenda hari igihe baza simubahe, hari n'igihe baza simubahe. Oya, ariko wenda ari umuntu bishoboye, kubera ko wenda ubona uko ubushobozi bwawe bwo kumufata wenda bishobora kuba bugize, byanashoboka. Byagorana. Ko nanjye maze kumumenyera. Umaze kumumenyera? Imana hari n'ukuntu yakwihera ubushobozi disi bwo kumufasha ukamugumana kandi bikagenda neza. Harya ubu amaze igihe kingana gute? Ntabwo mbizi. Cyo nabana n'icyo namutora. Hahandi yari yakubutse haragize? Hakize naho. Harakize. Hasigaye ni ku mubiri, ariko nabyo uri kubona ko biri kugenda byuma. Amavuta yo kumusiga y'utubebe urayafite? Musiga yitwa mama bebe. Ndi kumva nshobora kuba ndi kumubangamira kubera ukuntu muteruye. Abantu abagabo ntabwo bazi guterura abana, ariko umuntu wese udukurikiye, uyu mwana ni mwiza, uyu mwana ni umuziranenge, ni umunyamugisha, ariko nanone dushyigikire umubyeyi mu gihe atari yabona uburyo bundi bwo kugira ngo afashwe, mu gihe atari habona wenda ufite ubwo bushobozi muri abo turi kuvuga, wenda binyuze mu buyobozi ushobora kuza kumufasha. Umuntu wese udukurikira ukureba ikiganiro ufite kugira icyo ukora kugira ngo wenda turebe ko ubuzima bw'uno mwana tubusigasira bukomeza kugenda neza. Ubwo wenda reka dusoze, twari tuje kureba nyuma y'uko yeje ubundi tukavuga ati reka tunereka abantu ko wa mwana ari mu rugo rwo kwa Makariza kandi ko ubuzima bwe bumeze neza cyane, kuko abantu benshi bagiye bandika muri commentaire narabibonye bati se wamujyanye kwa muganga, baramushekinze basanga ubuzima bwe bumeze neza, bavuze ko nta kibazo na kimwe afite ku buzima, ameze nk'abandi bana, nuko bimeze kandi ko ukimufite kandi kubona ko nta kibazo wenda nibiramuka niwe yabura uwo marayika murenzi, nawe regura marayika murenzi. Nubwo uvuga ati nta bushobozi, uri marayika murenzi kuko
n'igikorwa wakoze n'igikorwa cy'indashyikira ngira ngo nanagushimire cyane nubwo nabonye no muri commentaire abantu benshi bagushimira indashyikirwa mutima mwiza n'ibikini byinshi ariko umuntu wese Makariza abakagugu rwose wanahayebewe wahamagara nimero yanjye ariko nimero ye nayo biriho ukaza ukamusura niyo wahagera baso ugatira kuri uyu mwana mwiza ukamureba ushaka kumuzanira isabune ushaka kumuzanira amavuta ushaka kumuzanira imyenda yo kwambara akana kagukobwa rwose umwana mwiza umeze neza abantu benshi baba bari no kumbaza bwashize ngo umuhungu n'umukobwa nari nabimenya neza wasanga hari ubona avuye ko ari umuhungu ariko oya n'umukobwa icyo twishimira cya mbere nuko ubuzima bwo bumeze neza kandi ibintu byose wenda ntago bikemukira rimwe icya mbere ubuzima bumeze neza ikindi nuko umuntu wese ukeneye gusura mu Makariza imiryango irafunguye nabwiye ko atuye Kagugu munsi ya station ihari bita Mount Meru niho atuye nimero y'ibiri hejuru wamuhamagara ushaka no kutaza kumusura ukanamwoherereza n'igihugu ikintu cyose waba ufite kuri wamwoherereza no gukorera umugisha kuri uyu mwana muto kandi nabizi ko Imana izasubiza aho uzabuvanye reka nshimire Makariza by'umwihariko nashimire n'ubuyobozi sinabura kurushimira ko dufite ubuyobozi bwiza nubwo wenda babukiri kugira ibyo bukurikirana ko ibintu byose murabizi by'ubuyobozi ni ibintu biba bigomba kunyura ko process ku murongo wenda turakomeza kuganira n'ubuyobozi turakomeza kuza tumusura n'ubundi ukeneye no kuza kumusura n'ubundi ukavuga ati Gakiro urihe hafi dushobora kuzana nta kibazo Nakariza ariko mushimire ko wenda gihe Makariza bari mu mirimo Kariza bamuteruye amufite ni ibintu byo kwishimira cyane ni ibintu tugomba gushimira uyu muryango uvuga ati nta bushobozi bwinshi dufite ariko dufite umutima w'ubumuntu wo kumva ko uyu mwana atarengana tunarenga n'umuntu wese uri kureba ikiganiro ufite umutima abafite umutima mubi wo kumva ko yabyara umwana n'umutima wa kinyamaswa cyane reka tubanenge rwose ntago byari bikwiye umuntu yakena yabaho nabi ariko buryo uyu mwana Imana yemeye ko avuka bifite ibyo yamuteguriye byinshi iyo umuvukije ubuzima cyangwa ukamujugunya uba ukoze icyaha gikomeye imbere y'Imana n'imbere y'amategeko ndetse mu makarere kangushimire cyane ubwo wenda nimero yawe n'ubundi iriho hejuru y'ikiganiro kandi ukomeze kuba mufite umutima mwiza urukundo wamukuye hari ufite urukomeze ubona umwana wawe w'umugisha n'igihe umumaranye cyonyine Imana izakiguhera umugisha ariko ndashimira n'abantu nyine bampamagara bakambwira ati wihangane umwana n'umugisha Imana ibaha umugisha banyohereje kuri mobile money tugure dukoresho tw'umwana Imana izasubizayo bakuye izabakubira inshuro nge ntabasha kumenya yego okay